Mwiriwe abandi mwaramutse neza mwaramukanye amahoro nizeye ko mwarabinyuze ijoro ryiza abagiye kuryama namwe mbifurije umugoroba mwiza n'ijoro ryiza. Uyu munsi ni kuwa kabiri ku itariki 23 turi mu kiganiro cyerekeranye n'imirire y'ingurube. Ni ikiganiro twatangiye mu kwezi kwa gatandatu kigizwe n'ibice byinshi. Akaba ari ikiganiro kizakomeza. Njye ugitanga cyangwa se njye ubavugisha nitwa Uwimana Patricie, nkaba ndi umwe mu borozi b'amatungo magufi bayororera mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Rusebeya, amatungo magufi cyane cyane ingurube. Turi rero mu mirire y'ingurube. Abashya niba aribwo muje muzafata umwanya mugerageze kureba ibiganiro nagiye ntanga, bizabafasha kumva iki ngiki. Uyu munsi rero turakomeza tureba ku byerekeranye na zinc. Iki ni igice cya kabiri aho turareba ibiribwa byiganjemo zinc. Abatarabonye ibice bya mbere, zinc ni imwe mu myunyungugu ifite akamaro gakomeye ku mikurire y'utwana tw'ingurube, ku buzima bw'ingurube, mu kurinda indwara, mu kubungabunga umutekano w'ingurube ku ruhu n'imbere. Reka turebe ibiribwa byiganjemo zinc nk'uko abahanga babitubwira. Inkomoko ya zinc, mbere twabonye ibikomoka ku binyampeke, uyu munsi turareba ibikomoka ku binyamisogwe. Ibinyamisogwe, ikiribwa kiganje mu binyamisogwe bakunda kuvuga cyane soya. Soya ikungahaye poroteyine. Poroteyine ni ibyubaka umubiri bituma itungo ryawe ribyibuha, n'umuntu ubonye poroteyine zihagije rwose arabyibuha neza, akora neza cyane cyane abana. Iyi soya rero haba harimo ibifite na zinc ikunze gukoreshwa. Iyi soya ikunze gukoresha mu kugaburira ingurube, ariko no mu bantu dukunda soya kuko ndibuka kera ndi umwana, nkaba ndi umwana cyane, ubwo nari ndi ingimbi niko babyita, umukobwa wabyaye nawe aba ingimbi, nzi ko nabivanze. Habagaho sosoma. Sosoma yabaga igizwe n'amasaka, igizwe n'ibigori, ikagirwa na soya. Muri bakoraga mazabagamo n'amata niba nibeshye munyihanganire nakumva ntagize. Gusa icyo gikoma cyabaga kiryoshye, cyangwa se imvange ya sosoma yabaga iryoshye cyane. Abana bayinyoye ugasanga barimo barakura bafite imikurire myiza. Muri iki gihe ubanza babahashisha kibondo n'amata cyangwa se n'ibindi. Ariko soya ni ingenzi kuko ku mirire y'ingurube, ikaba n'ingenzi ku mirire y'umuntu n'andi matungo. Ntabwo byinjiramo cyane kuko ntari umudiyetiste. Hanyuma mu mbuto, hari imbuto zimwe na zimwe zishobora kuba zikungahayemo zinc, noneho waziha ingurube zawe ukaba ukemuye cya kibazo cy'imikurire mibi, ukaba uzihaye nyine zongereye amahirwe menshi yo kubaho neza, yo kugira ubuzima bwiza. Mu avoka, aborora ingurube mukaba mufite avoka rwose, mwebwe Imana yarabashubije mu bisubizo niko navuga. Hanyuma inkeri na kiwi, sinzi niba muzi kiwi ko sinzi ko babyita mu Kinyarwanda, ariko mu bihugu dutuyemo byo muri Afurika za kiwi zibamo. Hanyuma n'izindi mbuto, ariko cyane cyane avoka. Avoka twebwe i Rusebeya ntazihari, ariko hari abakozi banjye cyangwa n'abantu b'inshuti zanjye bambwiye ko hari umushinga witwa Rafreke, nizeye ko bivuze neza, wagiye utanga ingemwe z'imbuto za avoka bita hayisi. Nizeye ko nawe bivuze neza, ntabwo nari nabyiteguye. Hayisi simbizi, ni avoka yera vuba, itamara imyaka myinshi cyane. Ubwo natwe twahinze ibiti bigeze nko muri 20, niba ntibeshye, ari nka hagati y'10 na 20, duteganya ko nizera tuzajya tuzirya, hanyuma zisagutse tukaziha ingurube. Rero niba mufite avoka, murumva ko mufite amahirwe, muri mu bisubizo rwose, nta kuvuga ngo mwabuze ibyo mugaburira ingurube zanyu. Ibihwagari nabyo ni ingenzi.
kuko ibihwagari biba birimo zinc ariko habamo na poroteyine zifasha mu byubaka umubiri, hakabamo na fibre zifasha mu igogora. Ingurube iyo ishoboye kurya ibyo yariye bikagogorwa neza, ni hahandi usanga nk'ingurube yariye ikiro, cyane cyane ziriya ziri mu gihe cyo gukura, ikarya ikiro cy'ibiryo ikaguha n'ikiro cy'inyama, wayishyira ku munzani rwose ugasanga yongereho ikiro, birashoboka, ishobora kwiyongera ikiro ku munsi. Hanyuma ibihwagari bigira n'amavuta, murumva rero uramutse ufite soya, ukagira avoka, ukagira ibihwagari, muba mwashubijwe. Twebwe rero mu Rutsiro ibihwagari birahaba mu bice byombi, igice cy'amayaga niko nacyita n'igice cy'ahantu hakonje niho twororera. Ibihwagari birahaba usibye ko tutabihinga cyane, twebwe ntabwo turatangira kubihinga, nta mirima dufite yo kubihingamo, ariko igihe nikigera tukabona aho tubihinga tuzabihinga. Bivuze ngo turamutse dukeneye soya, kuko tweruguru ntihaba, dushobora kubigura mu gice cy'epfo, nta guhangayika ngo twabuze soya. Ariko niba noneho wowe wihingira soya, murumva yuko rwose kugaburira ingurube, waramutse umenye ngo ingurube ikenera kurya iki, ni iyihe ndyo yuzuye y'ingurube ukaba uyizi, ni ibihe biribwa ingurube ishobora kurya birimo wenda ibyubaka umubiri, birimo ibitera imbaraga, birimo ibirinda indwara. Icyo gihe iyo umaze kubimenya, nta handi tuzajya mu gihe cyo kwivangira ibiryo, tuzajya dukoresha ibi byose. Niba mbabwira ubu ngubu, noneho n'abandi muri mwe baba bafite ubumenyi burenzeho kundusha bazajya mutugira inama. Hanyuma hari inkomoko ya zinc ikomoka mu Uganda. Hari ahambere twabonye ibinyampeke, ibinyamisogwe, ni inkomoko karemano original, ntabwo ari ibikorano, ntabwo ari ibikorano nka bya Sebeya. Hari ahantu mu gasantere bita mu Gasasa, haba inzoga zitwa ibikorano. Ahangaha rero ho ni ibyo mu Ruganda, kuko nyamara nk'aborozi b'ingurube hano Denmark ku mbuga nkoranyambaga bari kuba zinc, kuyongera zinc, kuyigabanya zinc, ariko akenshi ni iyo mu Ruganda. Izi zinc zo mu Ruganda wabona wenda no mu Burundi zihari, mu Rwanda zihari, muri Congo zihari, mu Bugande zihari, muri Afurika za Malawi, aho abantu bumva ikinyarwanda muherereye, wasanga mu bigo bicuruza ibiryo by'amatungo baba bayifite. Cyane cyane mu Rwanda ntabwo buteke nta kuntu isaba zitarimo izo mu Ruganda. Nkakora mbese tugura Primex, ushobora kuba biri muri Primex, ndaza kubaza abakozi banjye bazamfotorere iba byanditse inyuma, turebe ko harimo zinc, rero umuntu ashobora kuyigura. Hanyuma hasi handitse ngo ingero, ntabwo nzijyamo, ni ibintu byo mu ndimi z'amahanga kuko nta kintu zamarira umunyarutsiro w'Urusebeya. Nabwira ngo oxide, ngo sulfate, ibintu nk'ibyo ngibyo, naba ndi kumutesha igihe rwose, ariko twivugire imyunyu ngugu. Iki cyari igice cya kabiri rero cyerekeranye n'aho umworozi w'ingurube ashobora gukura zinc. Tukaba tuzakomeza igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma, dukomeza turebera hamwe aho twakura ibiribwa byiganjemo zinc tukabigaburira ingurube zacu. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricie, Imana ibagirire neza, naho ubutaha, bye.